nari maze icyumweru mbimuhanuriye nambwa ati Imana igiye kukwiyereka bundi bushyashya kandi itariki zinizi Imana iragutunguye muri uko kwezi arasize iminsi 2 urumva byari vuba nanjye mbuze wanjye mubuze itariki iramubwiriyeho niyo itariki yaje kunsuriraho Imana ikora igitangaza kivugira icyo gitangaza cyo mva sinkubeshya icyo gitangaza cyo cyanandenze wende Imana ibikora tansuye ataje kundeba ndavuga ati okay Imana yari yarabivuze Imana nishimwe ariko yanabikoze turi kumwe cyo imbese yo gisubiza ajya kukimenya twari turi kumwe yego ku itariki wamubwiye n'ubundi namubwiriyeho nkunda guhanura umuntu ndi kumuhigiye kunda guhanura gutanga igihe yego Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho muherereye hose bari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuje cyane Imana y'amahoro nibaho umugisha njya nkunda gusabira abakunzi ba Concord TV show ngo Imana ibahe Simoni w'umunyekureni wo kubatwaza umusaraba mu gihe Simoni Petero we yabakwepse nkuko yakwepse Yesu reka dushimire abantu bakanze subscribe mukadushyigikira twatuko umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikandaho Imana mahoro iguhe umugisha mpora mbabwira ko tutazajya tubicisha irungu tugomba kugenda tukareba babana abakozi b'Imana batandukanye pe uyu munsi wo nubwo turi ku mugoroba ariko ngende kubona hakeye kubera umunyamavuta uri imbere ya kamera pe tugomba kureba abantu batandukanye abapasteri abahanuzi noneho uwo turi kumwe uyu munsi ni umuhanuzi ntabwo umuntu ajya umuhanuzi ngo we pasteur atawe yamuvuga butumwa ni umuvuga butumwa ibintu byinshi mvuza dukeya nzi ibindi araza kubyivugira mukozi w'Imana ni karibu yego murakoze cyane reka tubanze dutangire n'isengesho ibindi byo kwivuga tubivuge nyuma twasabye Imana ngo ituyobore Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ko abanye natwe izina ryawe nirishimwe tukweretse gahunda zose zigiye gukorerwa hanga ngo uziyoborere ineza yawe n'ubuntu bibane natwe imbaraga zawe zibane natwe kugirwa neza nawe bibane natwe duheje imbaraga zikuzimu imbaraga z'abadayimoni gukora k'umwanzi mu izina rya Yesu rifite ubutwari n'ubushobozi buri mwe wese udukurikiye umuremere igitangaza buri mwe wese udukurikiye aya masaha uvugane nawe bundi bushyashya uvugane nawe mu kirima rumva mu izina rifite ubutwari n'ubushobozi ganza ukeke byose bikumvira izina ryawe Amen. Amen. Pastor ni karibu kuri Concord TV show. Yego murakoze cyane kunyakira ahangaha kuri channel yanyu Imana ibahereza umugisha. Amazina yanjye nitwa Pastor Adelphine. Yego. Nishimiye kubana namwe tukagana ku ijambo ry'Imana tukumva icyo mwuka ari kutubwira muri iyi minsi. Yego. Buri icyambere n'amakuru ufite biba byapfuye. Cyane. Cyambere n'amakuru yego niyo mpamvu nanjye amakuru nayabazaniye yego nanjye mbazaniye amakuru uva abakunzi banje rero bakunda amakuru baguteze yombi nta numwe ryacika karadiyo kabagahora ku musego bone telefone ikiganiro bakirebera kuri telefone cyangwa se kuri televiziyo cyangwa ariko abenshi ni kuri telefone statistike zazi bitwereka bivuga ngo kwa kundi wa mukecuru kuri radio Rwanda wa karadiyo kagahora ku musego abakunzi banje telefone yabihora ku musego gango bareba amakuru barebe ati se Concord umunsi yatuzaniye wo mutumirwa umeze uti yego Delphine yo wavuze izina rimwe nitwa Pastor Mukamugabo Adelphine yego Mukamugabo warurisize kandi nisa
yego niyo mazina yanjye. Yego. Nishimiye kubana namwe muri uyu mwanya wo gusenga, wo kumva ijambo ry'Imana, wo kumva icyo mwuka dushakaho muri iyi minsi. Namwe ni munyakira aho uri vuga ngo ndakwakiriye. Mbo turatangiza yandukanye yacu ngo turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uyumve mwikaze rwose pe. Nibwo bwa mbere tugiranye ikiganiro n'umupasiteri w'umudamu. Yego. Yego, n'umudamu, n'umumama, n'umukobwa. Injyana urumva ushaka kubivugamo. Je muri iyo zamuka. Cyane kabisa. Ubundi yajyavanga abagore bose naba abagore bose n'abakobwa. Ariko abakobwa bose nabwo ari abagore. Sabagore. Yego. Nta kibyo bindi twivugira pasiteri w'igitsina gore. Ibyo birahagije. Nibwo bwa mbere pe namwakira. Yego, nanjye nishimiye kubana namwe. Yego, ubwo watubwira itorero barizwamo. Yego. N'ahantu muteranira kugira ngo tuzaze kubasura. Ni pasiteri mu itorero rya RBCR. Yego. Duteranira i Musanze. Ubu ngubu ni pasiteri i Rubavu. Yego. Niho nyoboye. Nishimiye kubana namwe. Yego. Amen. Noneho ngende kuva mu byiza njya mu bundi. Uvuga ngo hano turi kuganira ni Musanze. Niho ntuye. I Rubavu ahitwa mu Rugerero. Famiye yanjye yose navuga ko ari yose pe. Yose ahantu mama nihari. Mafite bashiki banjye batatu n'uwa kane uri kuri Mahoko n'abakuru banjye babiri bari aho ngaho mu Rugerero nubwo kwivuka ari Rutsiro. Njya mbesha aho mvuka mu cyaro cy'Irutsiro mu murenge wa Kivumu, ariko famiye nyine yimukiye aho mu Rugerero. Kumva rero ukorera mu Rugerero niho famiye yawe, niho famiye yanjye. Turi kuganira i Musanze niho ntuye. Ubwo watubwira neza ni Rubavu hagana. Yego, iryo tero riri ahantu hitwa i Rubavu kuri Pfunda neza. Wageze ahantu hitwa kuri Pfunda ni hepfo ya Pfunda kuri icyo kigo hanze. Nuvuga ngo ubwo umanuka gutya werekera Kivumu. Yego. Naho ngaho ku muhanda neza watubaza RBCR nikorera. None se umva ubanza ndi kuhamenya. Si urusengero gutya umuntu amanutse akarenga ukuboko kw'iburyo. Uri kumanuka ni ibumoso. Yego, uri kumanuka ni ibumoso. Ni ibumoso. Ni hariya. Ni mu muhanda imodoka zizakugora. Niho hari itorero riyobewe n'umugore. Ese ni hariya. Nyine sanzwe mpazi, sibyo? Nuvuga ngo uramanuka uvuye Mahoko, sibyo? Uri kuva Gisenyi, uri kuva. Oya njye ndi kuvuga wiviriye Mahoko. Yego. Ukamanuka, oganga ukate ujya Rutsiro. Ugakomeza ukamanuka aho ngaho. Ibumoso gutyo ewewe hepfo y'amabutike neza. Utaragira kukeya uko kukeya hari rwa ADPR aho ngaho. Hari ADPR. Yego. Pastor nahamenye nzaza kubera umushyitsi. Yego, nta ninjya gusura mama. Ninjya gusura mama nzaza pe. Nzaza kubera umushyitsi. Nose Adelphine, tukuganira n'umuntu tuba tuzi ko ntiwaba pastor utarakijijwe. Nyine tubakubaza uti se Gakiza wakijijwe uri mukuru wavukiye mu gipasiteri n'ubundi agakiza urakonka kuri mama wawe byagenze uti? Yego, urakoze. Agakiza navuga ko nakonse. Narakonse kuko ndi umwana wavukiye kwa pasiteri. Yego. Papa ni bishop. Ese ni umwana wavukiye mu Gitambyi, ntabwo ndagiye ngo Agakiza nakabonye nkuze. Oya, nakuze nkurikira ababyeyi gusenga. Wenda nubwo n'ababyeyi bakura wenda bikagenda ukundi, ariko navuga ko Agakiza narakonse. Nukuri narakonse nkurira muri ayo mavuta. Yego. Na nubu ndakura ndi umuririmbyi, umunyamwuka, umunyamwuka bumuvuga butumwa. Nyuma yo muvuga butumwa mvamo umuhanuzi. Yego. Muhanuzi rero niyo revo navuyeho mba diakoni. Yego. Mba diakoni mu rusengero, mba mwarimu, birangiye mbaye pasiteri. N'urugendo rurerure cyane. Umuririmbyi, umuhanuzi, umuvuga butumwa, diakoni, mwarimu, byose ukabikora. Yego. Kandi byose ubyihanganira. Yego. Nose ubwo ntabwo bashobora kuba barakwimitse kuko papa wari bishop cyangwa warabikoreye. Ntabwo ari navuga ko nabikoreye nibwo ari isezerano ry'Imana ryaje, ariko nanarabikoreye. Urumva izo ntera zose nanyuzemo. Nagize n'undi rugendo rwo kwiga ibintu bya teoloji. Yego. Niga imyaka 2. Mbona diplome y'amanota meza cyane. Yego, felicitation. Yego, umushumba wanjye yabonye bitewe n'imico. Ntabwo diplome ufite ya teoloji ariyo ituma bakwimika. Oya, harambwa ati bitewe n'imico cyangwa nuko nkubona n'urwego ugezeho wemerewe ko waba pasiteri noneho. Amen.
banyimika gutyo ntabwo ari uko papa nawe yari yemewe wenda hari igihe ugira abantu bakakuvugira ntabwo aribyo byabiteye we n'izi myaka 2 murayumva ni imyaka myinshi kandi murabona mbaye pasiteri nkuzi kuze cyane se ntabwo ari cyane ariko sindi muto kuko papa yari bishop nari nabawe kera ariko namanje nanyura mu rugo rugendo rwose yego ngira ngo mu Rwanda cyangwa se no mwitorera amategeko n'amabwiriza bigomba gukurikizwa ntabwo bakwimika ngo we pasiteri ngo kuko papa wari bishop ahubwo warabiharaniye narabiharaniye Imana yarajyaga ibikubwira yajyaga ibimbwira ndi umwana twagiye mu butayu ariko twajyaga tujya mu butayu mu buvumo nijoro Imana ikambwira ngo uri Dawidi w'umukobwa asabaho uri Dawidi nzagutoranya nzagusuka amavuta nzakwimika kandi mfite abandi bavandimwe tuvukana mfite na mukuru wanjye ariko ni ngewe wavuye muri pasiteri wamenya wenda nabo bazaba pasiteri nyuma yaho ariko ni ngewe watoranijwe mbere ni ngewe ubaye uwa mbere muri famiye kwa bishop no muri famiye yacu mu muryango ni ngewe ubaye pasiteri bwa mbere w'igitsina gore Hallelujah. Famiye yose kandi ni famiye ndende cyane ariko ni ngewe Imana itoranijemo bwa mbere simvuze ko batazatoranwa simbizi igeno ry'Imana kuri bo ariko bwa mbere ni ngewe Imana igize pasiteri w'igitsina gore mera ko mbihereza n'Imana icyubahiro nyishimira Yesu yarakoze cyane suko nari mwiza ni beza cyane kundenza wenda ntabwo mvuze ngo mwitorero mvuze mwitorero bavuga tumva none yaradusotoye oya mvuze mu muryango wanjye yego Yesu yarantoranije yego kandi n'ikindi Yesu yantoranijeho no kuri iyi kamera ngiye pasiteri w'umugore waje bwa mbere ngewe nabivuze nti numugisha n'amahirwe ngize pe sibyo kwakira umukozi w'Imana pasiteri haca benshi pe abenshi bahaca ni benshi abapasiteri amaze kuhaca ni 2 sinibangana witwa Pastor Abani yego n'uwitwa Pastor Sekazuba ariko uyu munsi ni 2 urumva ni benshi ariko baba papa none n'umugisha nagize Sekazuba Pastor Sekazuba ikiganiro twagiranye avuyeho nawe ugiyeho nk'abantu iyi cano ni inyamugisha pe nanjye noneho ni nayo cano nayo mba ngiyeho ndi pasiteri ndi umugore bwa mbere umva icyo nzi cyo Yesu araha Imana ibirimo pe Pastor karame nkibaza urabona igitsina gore bakunda kugira inshingano nyinshi sibyo kandi numvise ko uri umuririmbyi uri umuhanuzi uri pasiteri izo mpano zindi uzashobora gukomeza kuzikoresha ni impano zanjye kandi zindimo pe akarusho nk'impano indimo cyane pe yego hari igihe ufite impano nyinshi ariko wizimo impano iri hejuru y'izindi nk'impano indimo cyane ni y'ubuhanuzi ndahanura pe nyikunda kubinoneho nawe iyo mpano nzi ko ndayifite mwabahanuzi mwe namwe nimba muri abahanuzi nanjye iyo mpano ndayifite kandi iyo mpano mbona ari nayo mpano yaka cyane kurenza izindi iyo mpano nyifitemo urumva na hano nayicikira ngira ngo akenshi umuntu amaze kuba pasiteri wajya gutitira ukigira gutya ukabira inzuya wambaye nako kantu ko mwiza cyane kuko niyo mpano ngewe niyizimo cyane wenda n'abandi bapasiteri wenda baba batabikora nabo bafite indi mpano akaba ati ngiye mfite impano yivuga butumwa mbona ariyo yaka cyane buri mwe wese agira impano yiyumvamo cyane yo y'ubuhanuzi wanyiyiziho Imana ishimwe urumva ntabwo nayireka niyo uburirimbyi ariko urumva byose umuntu agira mfite kuba ndirimba ukagira ariko iyo mpano y'ubuhanuzi wanyiyize abakunzi ba Concorde TV show nundi uraza kumva barahamagara bati dusenge bati mukozi w'Imana gutya na gutya duhanurire uzabibasha n'inshingano ufite uzagishumba barahamagara ati mukozi w'Imana duhanurire yego gusa nabwo umuhanuzi si umupfumu ari igihe wamuhamagara ngo ndebera yose oya Imana itavuze ntabwo tuvuga cyane rwose tujya tuvuga ari uko Imana yavuze numamagara nzakwitaba numamagara dusenge nzakwitaba dusenge yego Imana nivuga nzavuga ngo hanuri iki yera ivuze yego kuko n'igihe usenga Imana igaceceka cyane pe ariko nivuga nzakubwira iki yera imbwiye kuko iyo mpano mfite y'ubuhanuzi si ufite iyo ufite nanjye mfite iyo mfite ariko nimba y'ubuhanuzi nyifite iyera ikakunumaho nzakubwira muzamamagare ndi tayari kubitaba yego
Yego. Pastor, reka tuvuge ko izo mpano ebyiri uvuga ngo turavuga ku y'ubuhanuzi tuvuge n'iyo ku bupasiteri. Yego. Izindi zo tuzazivuga ubutaha ko njye nkwikije uko nagukunze keretse niba njye utankunze. Oya. N'ubundi iki kiganiro ntabwo ari icya nyuma. Yego. Ndavuga ngo ni icya mbere n'icya nyuma. mwari muri kuma karibu. Njye ndi kwifuza ko ari icya mbere n'ubundi ko tuzakomezanya. Yego. None ubutaha tuzaze kuvuga ku zindi. Yego. Pastor, ni ryari wahanuye ukavuga uti pe nanjye ndemeye ni Imana inkoresha? Yego. Ni ryari? Ni vuba. Ejo oya ni kenshi. Ni kenshi impanura nkavuga ati pe Imana irankoresha ndabyemeye. Yego. Ugahanura nk'umuntu arwaye ejo agakira, ugahanurira umuntu imodoka ukamuga ati iyi tariki. Nkunda guhanurira rero n'abantu bazampamagara muzabyihanganira, nkunda guhanurira umuntu ndi kumuha igihe. Kunda guhanura gutanga igihe? Yego. Kuko Yesu yambwira n'igihe azabikoreramo. Yego. Nkicara mbizi nzi ejo hanjye kuntu hameze. Yego. Nkabwira ati ejo cyangwa tariki 5 iyo rirambwiye ngo izakora iki. Yego. Kandi irabikora pe irabikora. Ari umuntu maze iminsi manuriye nanjye pe muri nge n'ubu ngubu nishimwe ndi kugendana cyane muri iyi minsi. Yego. Sinzi ariko nawe uri mu mavuta. Sinzi impamvu bikomeje ko abimbaza kandi iryo shimwe nari ndarivuga utarimbajije. None se njyewe si byari bya bindimo pe nkunda abahanuzi. Uri mu mavuta pe. Imana ishimwe. Yego maze iminsi mbuza umwana. Maze iminsi mfusha umwana wanjye w'imfura. Ihangane. Ari nawe wenyine nari mfite. Pole. Mw'iyo minsi hari umama w'inshuti yanjye nemeze iminsi ndi guhanurira ngo Imana imuhaye urubyaro. Kimuhaye urubyaro Imana yaramaze imyaka 5. Urumva imyaka 5 ni myinshi. Ni nyinshi pe. Mara gupfusha umwana wanjye bibaye muri uku kwezi. Pole. Bibaye muri uku kwezi ni vuba na byumweru 2 birashira. Imana mu buhanuzi ndayumushira. Irambwa ngo Imana imuhaye umwana. Kandi azabyara umwana w'umuhungu. Ndawumushira ndawumujyanira maze iminsi 2 umwana apfuye. Uwo mumama aza kunsura. Nishimwe rikomeye. Yego. Uwo mama aza kunsura ageze mu rugo iwacu afatwa n'isereri yikubita hasi tumujyana kwa muganga. Tumugeje kwa muganga tuzi ngo yapfuye byarangiye cyangwa na mahembe y'iwabo cyangwa ni karande zamufashe simbizi tuzi n'ibindi birwara. Muganga aratubwira ati rero uyu mumama mwazanye aratwite. Yagize ikibazo cy'isereri n'amaraso yabaye makeya. Yego. Nari maze icyumweru mbimuhanuriye. Nambwa ati Imana igiye kukwiyereka bundi bushyashya. Yego. Kandi tariki zinizi Imana iragutunguye. Muri uko kwezi arasize iminsi 2 urumva byari vuba nanjye mbuze wanjye. Yego. Mubuze itariki iramubwiriyeho niyo tariki yaje kunsuriraho. Imana ikora igitangaza kivugira. Imana ishimwe. Icyo gitangaza cyo mva sinkubeshya. Icyo gitangaza cyo cyanandenza wende Imana ibikora atansuye ataje kundeba. Ndavuga ati okay Imana yari yarabivuze Imana nishimwe ariko yanabikoze turi kumwe. Mbese iyo gisubizo ajya kukimenya twari turi kumwe. Yego. Ku itariki wamubwiye n'ubundi? Namubwiriyeho. Pastor nanjye urampanurira umbwire nibura ibirasoreje ubundi. Yego nibyo byiza. Nibyo byiza mwabantu mwe iyo wicaye uzi ejo hawe. Yego. Iyo wicaye uhazi biba ari byiza. Barakuroga ariko ukavuga ngo ejo ndahazi. Yego. Ujya mu bitaro kukavuga ngo ejo ndahazi. Ujya kudepoza bikanga ariko ukavuga ngo ejo ndahazi. Bagusohora mu nzira ariko ukavuga ejo ndahazi. Nyiribihe twavuganye ejo yarahambwiye. Yego. Ubura 5,000 uyu munsi ariko ukavuga ejo ndahazi. Iyo yarambwiye ko nzaba mfite miliyoni. Mwabantu mwe nimushaka amakuru. Nimushaka amakuru mumenye ejo hanyu ko hifashe. Mumenye ejo hanyu uhura n'ikibazo ariko ukavuga ngo ejo ndahazi. Yego. Yego nawe ejo hawe nimabona ndahakubwira. Nukuri. Yego. Yego ntabwo dutegeka ngo havuge iyo bije. Yego. Iyo bije turabivuga. Ubivuga uko wabihawe. Ukuri Imana ishimwe. Hege tujya twishyiraho titre tu umuntu araguhanura akakubwira n'itariki. Yego. Abantu muri gupinga. Ngo no gushaka ngo views tuba tuzikeneye ndabizi tu. Yego tuba nibyo. Ariko nanone bibuke ko channel yacu ishingiye kuri ya Kristo ntabwo tugomba kubeshya uvuga ngo tubone views tugomba kuvuga
ibiriho. yego Pastor Imana iguha umugisha, yego kandi nanjye ningirirwa ubuntu agiye nyuma ya kamera uragira icyo umbwira umunsi tutariki harya 7. turi tariki 7 ugasanga icyanjye tariki 10 nanjye nawe ndagikaciye. Yego. kandi nibibaye nkazazana ituro cy'umuhanuzi nuko sibana agashimwe sawa. yego Hari undi umaze imyaka ingahe uhawe inkoni y'ubushumba? maze Imyaka ingahe uhawe inkoni y'ubushumba? imyaka Mana we. turi kwa kangahe harya? Umunsi turi kwa kabiri. turi kwa kabiri tariki 7 z'ukwezi kwa 10 2025. icyumweru kuwa mbere kuwa kabiri turi kwa kabiri maze icyumweru Icyumweru hawe inkoni y'ubushumba. Ariko genda konkora udura umunyamugisha. Nakiriye umupasiteri umaze icyumweru hawe inkoni y'ubushumba. maze icyumweru narateranye ku cyumweru kangwa agashya k'ibintu byambaye. Yego. ku cyumweru narateranye turi mu materaniro twicaye ni ibintu byananiye pe sinkubeshye byarananiye ntabwo nari menyeye kwicara kuri mimba ku gatuti imbere kuri mimbara byarananiye biranonda nkicara bikanga namenyeye kwicara mu baririmbyi. Yego. mu baririmbyi bashyiramo igisirimba nkaguruka nagiye mbese nicaye imbere birananira si muri kutari uhari ngo nkwere ku munsi wa mbere ukuntu byagenze. Ntabwo twe turamenyana niwo mwakunagize ariko ubu twamenyanye. Yego. ku cyumweru cya kabiri tuzaba turi kumwe Cyane rwose. noneho nayo nicaranye na mwarimu mu rusengero baravuga ati mureke mushumba atugezeho ijambo ry'Imana. mushumba wacu ahaguruka dukomera Imana amashyi. Yego. nkubwire ibintu byambayeho pe babivuze ndimo kumva n'amatwi yanjye kandi numva neza. barabivuga ndimo kubyumva ndakomeza ndicara gutya ndicara ariko mu kwakirana bakiye abahanuzi ndahaguruka. Yego. mwarimu wanjye arambwira ati cari ntabwo ari wo babwiye. bakiye abaririmbyi nkiyumvamo gicara ntabwo ari wo babwiye. bakiye noneho umushumba ngahaguruke dukomera Imana amashyi atugezeho ijambo ry'Imana. mushumba wacu mu cyubahiro cyawe haguruka. Bakomeza uricara. ndicara mwarimu arambwira ati gatwawere kubwa ngo haguruka. ati mukomere Imana amashyi ariko byaranonze. iryo zina ryari ryarananiye wumvishe ko nawe wamamagaye ngo mushumba cyangwa n'undi turi kumwe hano inyuma ariko ubwira n'abakarame byari byanonze urumva ni mushumba mushasha ni izina rishya ndi kwitwa ku yandi nari mfite ariko ndaryakiriye. ni izina ryiza ntabwo ari izina bucya mu gitondo wiswe. birumvikana. iyo urwiswe mu gitondo utarabikoreye utarabiruhiye ni ukuri rirakugora. ariko iri zina kugira ngo ngitwe ahari nzagaruka mbabwira urugendo nanyuzemo kabisa. inzira nanyuzemo cyane nyinshi uruganda nanyuzemo kugira ino zina ndihabwe cyangwa kugira mu mbone nambaye uyu mwambaro. ndacyari guseka atamushumba ngo kutugeze wari wayoboye ni wari warenganye pe. naricaye gutya hafi iminota 2 nyine abandi bari gukomera Imana amashyi. DJ wacu yashizemo igisirimba bagiye kwakira mushumba genda yicara ariko mwarimu ati Delphine akimamagara mwizina ese numva ko ari njye babwiye ninjye mushumba ntabwo biba byoroshye. birumvikana pe ikintu kikiba nta kwezi kurashira kucyakira. noneho kuko nari umukozi w'Imana ndi umuvuga butumwa biraho ndi umuririmbyi byose biraho najyaga amaguruka ari defo abashumba bakunda kugira ariko wenda si bose. Yego. twakira umuvuga butumwa haguruka tubwira ijambo ry'Imana menye guhaguruka muri izo sansi. Yego. n'akantu ko kuvuga ngo ahaguruka dukomera Imana amashyi umushumba wacu noneho akantu ngo mu cyubahiro tumugomba mu cyubahiro Imana yamuhaye. ako kantu ntabwo nari nkamenyereye. bimenyere wigeze wumva nkuvuga mu izina se? ni pastor. wenda ku rusengero bajyaga bambwira ati mukozi w'Imana reka haguruke. Yego. haguruka dukomera Imana amashyi ngo mu cyubahiro Imana yaguhaye. ese mvuga ati buriya ni mushumba wundi bari kubwira cyangwa n'undi mushumba ugiye kwinjira. naricaye ugomba kubyakira kuko n'ibyawe Imana yarabiguhaye kandi narabyishimiye mu cyumweru nubwo bitari byoroshye.
n'ubundi nyine ugomba kukunyuza mu bikomeye kugira ngo nawe uzabe ukomeye. Nose ikintu wumva kiguteye amatsiko uzakora nyine kuva kiragutunguye nk'umushumba ni iki? Nk'umushumba cyo mfitiye amatsiko. Cyo mfitiye amatsiko. Yego. Nibyo pe nanjye rigiye mbitekerejeho ni nko mu cyumba njyenyine ngaseka. Umunsi nzaba ndi gusezeranya Kabisa. Uwo munsi wenda nawiteze. Bineye amatsiko cyane. Ni nko gusezeranya uwo munsi uneye amatsiko cyane. Wenda ni byinshi. Ariko uwo nguwo nabajije kimwe. Uwo munsi nanjye ni azugangwa abantu nyine bari babiri. Uhisubagira umwe kubw'ububasha wahawe n'Imana. Yego kandi ububasha nari nsanzwe mfite nubwo kubihanura kuko ubwo buhanuzi bunyuraho. Nibwo bubasha nari mfite ngahanura nkagenda. Ariko umunsi nabihanuye. Yego. Nkanabikora, nkanabisezeranya. Bizanshimisha none usezeranyije umuntu wahanuriye ubukwe. Uwo munsi niwo munsi w'amatsiko mfite. Kandi nyeneye ko umunsi wa mbere nzabikora. Ni nisezerano wenda ni nisengesho ndi gusenga. Umuntu nahanuriye ubukwe. Umuntu nabihanuriye. Nyeneye ko ari umuntu nzahera ndi gusenga pe. Ndabikeneye kandi nzi neza ko iyera dusenga izabikora. Pastor nanjye arakunda kubwira nyuma ya kamera y'ibyo nakoraga. Ngira ikintu kintera amatsiko ariko kijya gusa n'ibyo ngibyo. Reka rero twigire umwanya w'ijambo ry'Imana. Yego. Tujye umwanya w'ijambo ry'Imana n'ubundi pe nje nkwikije uko nagukunze. Yego. Nzongera ngo utumire tuganire. Ndahari nanjye nagukunze pe nzagaruka. Ubwo tuzagaruka twivugire n'ubundi ubuhamya bw'umuntu abari bwinshi. Imyaka ufite irenze 20. Nivugiye 20. Yego. Mwiyo myaka rero umuntu abaranyuze mu bintu byinshi. Kuba umuririmbyi, kuba umuhanuzi, kuba umuvugabutumwa, kuba mwarimu, kuba pasiteri, umuntu abaranyuze mu bintu byinshi kandi ikiganiro tuba dukora hano ntabwo twafata ikiganiro cy'amasaha 3. Ntabwo umuntu yazakireba ubwo dukoze iminota 40. Yego. Tukazongera bikaryoha bisubiwemo ni kari mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Mureka dusomane ijambo ry'Imana turasanga mu bami ba mbere ibice 20 umurongo wa 13. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Uwo mwanya haza umuhanuzi asanga Ahabu umwami w'Abisirayeli aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo nureba ziriya ngabo zose uburyo ari nyinshi. Uburyo ari nyinshi. Yego. Nureba ziriya ngabo uburyo ari nyinshi uyu munsi ndazikugabiza umenye ko ndi Uwiteka. Amen. Uwo mwanya umuhanuzi asanga Ahabu byari byamucanze. Yego. Byari byamuyobeye. Ariko uwo mwanya ngo umuhanuzi araza aramusanga. Asanga Ahabu umwami w'Abisiriya aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo nureba ziriya ngabo uburyo ari nyinshi ariko uyu munsi ndazikugabiza kugira ubone ko ndi iki ndi Uwiteka. Mwake neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Katugane gato yakuri iri jambo. Yego. Pe iri jambo niryo nakiriye ndahangaha nicaye. Ntabwo ari ijambo nateguye ngo njya gutegura ngo ndandika ndihereza igihe. Oya ni ijambo Imana yamaye nicaye kuri iyi kamera. Yego. Wowe udukurikiye aya masaha nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo nureba ziranga bukura ari nyinshi. Ahari Ahabu umwami w'Abisiriya hashira izina ryawe. Clementine cyangwa wowe Dorose cyangwa Delphine nureba ziranga burya ari nyinshi. Nubona kuntu ubushomeri bwakurenze, nubona kuntu amadeni yakurenze ari menshi, nubona kuntu uburwayi bwakurenze, ariko ngo uyu munsi ndazikugabiza kugira umenye ko ari njye Uwiteka. Wenda bifite kuza ibyo bibazo byose ukabona Uwiteka ntabwo ari we wavuze, ukibaza se Uwiteka niwe wavuze cyangwa ngo ntabwo ari we. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uyu munsi ndazikugabiza. Bari abarozi bamaze iminsi bari kukuroga uyu munsi ndabakugabiza. Haleluya. Amen. Kugira ubone ko ari njyewe Uwiteka wavuganye nawe. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Izera Uwiteka. Zamura kwizera.
zamura amavuta, bagutuka uzamure kwizera, bakurenganya uzamure kwizera, bagutoteza uzamure kwizera, kugira ubone ko ari njyewe Uwiteka. yego Reka Uwiteka avuge mu kiri muri kumva, avuge mu kiri muri kumva muri iyi minsi. Mu kiri muri kumva ni ikihe? Si Ikinyarwanda. Ufite kuba uri umukobwa warasenze igihe kirekire ngo Imana igukorere ubukwe byaranze, ariko Uwiteka avuge mu kirimi uri kumva, naguhereza imodoka atari ukeneye, yego naguhereza inzu atari ukeneye, naguhereza umugabo atari ukeneye. Avuge mu kirimi uri kumva, ngo surebe ngo uyu munsi zirangabo ni nyinshi, bibazo urimo Uwiteka arabizi, ariko ubona ko ari byinshi byakurenze, bibazo ufite byikuvana ku Uwiteka, ahubwo nibigusunike cyane bikwegereze Yesu, nibigusunike nibibuje uri kwegera Yesu, byikujyana mu bapfumu hoya witandukira, byikujyana mu mazimwe hoya witandukira, nibigusunikire kuri Yesu. Surebe ukuntu ari byinshi, ariko ndabikugabiza, amen, ndabikugabiza kugira ubone ko ari njyewe Uwiteka. Izere Yesu, wimutakariza icyizere, ongera umwizere, ongera umwizere, ongera uzamure kwizera. Ufite kuba umaze igihe kirekire uri mu byaha byarakunaniye kubivamo, ufite kuba igihe kinini ukimaze uri mu busambanyi byarakunaniye kubireka, ufite kuba igihe kinini ukimaze uri mu kabari byarakunaniye kubivamo, ufite kuba umaze igihe kinini cyane mu bapfumu byarakunaniye kubyihorera. Ariko uyu munsi fata umwanzuro, fata umwanzuro kugira Uwiteka nawe akwiyereke, kugira Uwiteka nawe akwiyereke, umubonesha amaso. Fata umwanzuro noneho, navuga ati uyu munsi mfashe umwanzuro, nyimara kumvira ijambo rya Delphine yigisha ijambo ry'Imana, mfashe umwanzuro ndabyihoreye, nanjye Uwiteka yongera ngarukeho. Mfite kuba umaze igihe kinini byarakuyobeye, ariko fata umwanzuro, fata umwanzuro. Gufata umwanzuro ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gisaba ubutwari, ariko fata umwanzuro uhindukire Uwiteka nawe arakugarukaho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. dushimiye Imana. Amen. Pastor Imana iguha umugisha. Amen. Ni ukuri pe. Yego uyu munsi ahari ahabu nakize Concord. Uyu munsi haleluya. Amen. Yego zirangabo zingose uri kuzibona, ntabwo bazinteye hoya, kuko ndi kumwe na Kristo, uri kumwe na Yesu. yego Amakuru mwari mukeneye, aya makuru burya ni ingenzi. Yesu abahaye amakuru y'ingenzi, yego ni nyinshi pe, ni nyinshi, ariko uyu munsi ndazikugabiza mu izina rya Yesu. Amen. Hari ijambo njya nkunda rivuga ngo wibwira Yesu ko ufite ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ko ufite Yesu. Naye ngiye kubyiza kandi nge ndi umunyamakuru. Wibwira Yesu ko ufite ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ko ufite Yesu. Ikibazo urimo kigukura kuri Yesu, ahubwo ibyo Yesu yakoze bigusunikire kuri Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mbese niki cyanandukanya na Yesu? Nugusonza, nukwambara ubusa, nugutotezwa, nukuburara, nukuba mwikode nkabura nayo nishura, nukura minerivare y'umwana. Hoya, sanga nta kintu kimwe cyanandukanya na Yesu. Se nugupfusha. Nababwiye ko maze icyumweru ndi pasiteri. Muri icyo cyumweru maze icyumweru n'iminsi 3 mpfushije umwana. Se nugupfusha byanandukanya na Yesu? Hoya, sanga nta kintu na kimwe cyankura kuri Yesu. Pastor, nkurikije amavuta nakubonyeho pe. Yego. Njyewe mba mpagaze aha nako ndicaye, ariko ndi kureberera sinzo n'abantu bareba ikiganiro pe. Zuvuga ko ibindi tubireba umuntu ntafashwe, ariko nkurikije amavuta akuriho. Yego. N'ukuntu wavuze ngo kuba uri pasiteri ntibizakubuza kwitaba abantu ngo musengane, Imana nikubwira ibyabo nk'umuhanuzi ugira ute ubibabwiye. Ariko umuntu agera muri titire runaka akaba yabaye pasiteri ati ntabwo nakonga guhanura, ntabwo nakonga kuririmba. Ariko icyo nagushimiye nuko izo mpano uri gukomeza kugira ute kuzikoresha. Nanjye rero ndi umuhanzi. Yego. Hari imirimo nigeze nkora, abantu bakambwira ati ibintu ntabwo wabihangikanya no kuririmba. Avuga ni kuririmba bindimo, ntabwo nashobora kugira ute kubireka. Guhanura bindimo. Nawe rero numvise bikurimo ntiwashobora kugira ute kubireka. Ubwo rero ugiye gutanga nimero pe abakunzi banjye, kandi nshima Imana iyi channel yanjye ejo ndi tariki 9 nibwo izaba imaze amezi 5. Yego.
ariko pe hari abahanuzi banyuze ahangaha umuntu akampamagara turamuhanuzi mwakoranye ikiganiro ndamuhamagara arampanurira kandi ibyo yampanuriye byarasohoye komerezaho nkumva umuntu ayikumbwira ati uramuhanuzi naramuhamagaye biba ngombwa ko njya kumureba ibyo yambwiye byarasohoye gumamo pe nta urambwira mu bo tumaze gukorana ngo ambwire ngo uramuhanuzi ngo yarantuburiye oya kuko 98% y'abahanuzi nanjye nzana hano nabo tuba twaragize ute twarasenganye 2% nta bundi muntu w'inshuti yanjye akambwira ati mfite umuhanuzi twasenganye rwose uzamukoreshe ikiganiro ubwo rero rwose ugiye kutwemera pastor yange nimero ariko reka nkubwire ngo uteguze ngo nta uzaguhamagara akubaza ngo pastor ngo itorero ryawe riba hehe kuko twavuze ngo nzaza kubera umushyitsi azana guhamagara ariko uvuga ati nsengera mfite ibibazo ibi ni yego watwemera ukaduha nimero yawe katubanza dusenge Mana data wa twese wera wa Isiraheli wakoze kubana natwe wakoze kutuganiriza uratubwiye ngo uyu munsi buri mwe wese udukurikiye nsengeye ubuzima bwe manuye ubuzima bwe ngo nibwongere bubeho manuye ubuzima bw'ababyeyi manuye ubuzima bw'abakobwa manuye ubuzima bw'abasore n'abagabo manuye ubuzima bw'ababyeyi bafite abana ku mashuri babuze minerivare gutanga igisubizo manuye ubuzima bw'abari gushaka perime byanze gutanga igisubizo manuye ubuzima bw'abakobwa ngo nibashyingirwe manuye ubuzima bw'abo ngo nibwongere bubeho mu izina rya Yesu Kristo uyu mwanya reka ukora igitangaza uyu mwanya badukurikiye barwaye bakize badukurikiye bari muri gereza utanga ihumure bafite abaho muri gereza ugira icyo ukora mu izina rya Yesu Kristo iyobore buri mwe wese udushigikire tubone ineza yawe tubone impinduka cyane uyacu ukomeze uyihagarareho komeze uduhereze umugisha komeze uduhereze abadushigikira tubigusabye twizeye izina rya Yesu amen 07 079 yego 31 yego 24 yego 285 urasubiramo 079 31 21 honarimishe 24 tuvuye mu kindi kirere 079 31 24 285 yego ni nayo kuri WhatsApp yego abantu bazakwandikire bazamamagara uko kandi baguhamagare uko babyumva yego dusoze rero Imana y'amahoro ibane natwe kuri mikoro mwari kumwe na Hatumimana Concorde na Pasteur Adelphine amen amen